Ndi papa sava. Nicyo ngiye nababwiraga. Urumva? Nababwiye ni ngiye umusi nzarigwira, zabicaza mu nkwe. Undi no inshutirane. Urumva mu nkwe. None hano ushobora gutumiza icyo ushaka. Urumva? Cyaba ari icyokeje, cyaba cyokeje kumbabura mu ifu. Amba. Ariko se ubundi wo bite byawe? None se agutuma icyo kumuzana kamwe kamwe, agapeti kamwe agafata kamwe. Ariko wajya ukora ibintu biri mu ubwenge. Serekana ko nimba nzanye abantu hano ugomba kwerekana itandukaniro. Kana ko tukamare nta kibazo. Kamwe kamwe. Bashyira mu kirahure. Nta kibazo. Ibyo ni byo ndubaza se. Umvaga uko ushaka kugenda va hano. Nundi munsi nuzongera kuza imbere y'abakire bambaye ibitenge. Urimo uranyumva? Nuzongere guseriva abakire bambaye ibitenge. Nzanira amata vuba vuba. amata mu kabari se. amata mu kabari. Na amata mufite? Nese nimba na amata hari ubwo umaze icyanga. Buretse abanza dusoreze. Nimba na amata mufite umaze icyanga. Hano ntabwo bacuruza. Cyuzi no kuzunguza amabuno gusa mu bitenge ariko uri umuseriveri cyangwa uri nyir'urugo ahanga. Ariko ntabwo hano ntabwo twaje mu rugo twaje mu kabari. Gusa ibi ni ibintu kuza guserivana mu kabari yambaye ibitenge we. So bwa mbere rebanye handi arakandi kabari urabonamo. Ubu si ni farume. Yo ni farume wambaye. Bureze kugenda ariko ni gutu ushobora kuzuga seriva abantu ngabakire nkatwe urumva byibuze nunamwenyuremo nukuza guseriva abantu warakaye ariko ubi ni service nyabaki uzi ko twajya n'ahandi ariko uraza bazinje ryinyo umunani bari tipu turayiguha ngaho sekase sekira abakiriye sekira abakiriye reka rero nkubwire n'undi munsi wa mukobwa we nimba n'umugore sinzi icyo uri cyo sibyo uza guseriva abantu wishimye urumva gahunda ya mbere ubundi mu bikitwa serviette nako mu kitwa service urumva ugomba kuza usekera iki abakiriya kandi nimba ugiye kuvuga ugomba kuvuga bagize gute gahoro ariko se mwemuretse abandi dangize ikibazo kiri hano okay bifirahari nayihari okay genda unzanire ikintu cyitwa amashaza arahari unzanire icyitwa boyiro ikindi jyane n'iki mwatetse hari n'igitoki hari na brushette yewe nakubwiye ko nje kurya brushette nimba ngutumye boyiro se na nyama ziba zirimo ubwo ndarya inyama itogosheje njye niyo kumbabura muri vyo bishoboka okay uko nangize ngo n'abandi abandi ni kinyazina hano abandi icyo ni cyo gicuruzwa se mufite hano Gitegereza abantu bakubwire abandi baranoma kandi ariko nawe ntago hano turimo duteretana ngende guteretana nawe se turimo turaganira nk'umukiriya nande umukiriya n'umukozi sibyo se noze ndimo ndamutereta givuga nk'umukiriya nk'umukozi oya ariko muhamuretse baraze bakira noneho umva se ariko mwakwitonze nimba umuntu ari umwe kimwe kikaba kitarakemuka mwategereje nawe urumva nose amafaranga muziko arutana wambwira icyo bagukorera bande baye bakinkorera se ko ari wowe uri bugikora bande mu gikoni harje ubwo ntabwo uzi gucoma ku buryo wabigira mucoma n'ubundi iyo myenda ko nizagira ngo niyo mu gikoni so wamubabariye koko nese ndamubabara hari ikintu mukozeho se nuko uri kumubwira nabi ndi kumubwira nabi reka nkubwire neza none se mukobwa mwiza useriva reba hano sindi kubwira neza gutyo genda nzanira ayo mashaza icyo gitoki nzanire n'iyo boyiro harya ngo amata nayo mufite nta mata ahari ubu se mucuruza iki kindi umuntu yanywa kitari ibi ngibi hari fanta hari n'iji yego hari n'icyayi urase kwanga fanta na ji n'icyayi ubu urabona ngiye navuye mu rugo nta cyayi gihari mwajya mureka ibintu by'agasuzuguro ibisa agasuzuguro noneho ngo ngiye ngwamo icyayi we ndakwihanganira se mugize banza wumve agapeti kagura ngahe hano igihumbi we iyi se noteri inyenyeri zingahe ku buryo ufata agapeti ngo ni igihumbi cyangwa umuntu ushaka nayo kugavura aka ngaka kagura ngahe 600 urumva ko ahita ashyiraho n'ijana rye ibiciro turabizi byarasohotse hari ahantu biba bitamanitse se urumva arimo arashyiraho iki arimo arashyiraho ayo ku giti cye okay yibaza ryo gutuma ubutano uzajya uzana kamwe urumva hano mba naje ndi umukire mba naje ndi iki ariko jya uvuga cyane n'abantu babyumve mba nazanye mba ndi iki hano
umukire. mba ndi umukire okay noneho nawe wowe unywa iki wowe unywa iki Fanta. se nagura fata we umuseriveri unywa fata umva rero ikigaragara ntushoboye akazi nimba uri umuseriveri unywa fata ntushoboye akazi Reka nakire abandi ntange na komande. genda uzane ayo mashaza ariko yewe we cyakoze umva garuka hano ntacyo garuka hano mwereke garuka zana ayo mashaza vuba rero umva nari ngiye kugaha ino telefone ikanayicaginga mbega kuramuhabye kumuhabije nari oya mbagira ngo nimba ntabazanye mwanze murebe ko nkazi cyangwa mbona nzenguruka ari muri karitsiye bwa buhungu bugenda bunyenda sigaye uri hatari burangiye bura ubutaha mba nazanye n'agafotozi akanadufotora mukajyamo ariko muhane ciyazi ndebe cheers mukajya muhana ciyazi ifoto bagiye iyo naje kugura ndagura ariko buriya ntabwo wabagura nk'akantu k'agafi cyangwa se akantu ko muri mwakenjoye ngase byaba ari sawa hano bagira inkoko nziza inkoko cyangwa ifi muhitemo kimwe ariko mugire vuba biri byihute agakoko sawa ugeze sha agakoko bose umva wowe ukoropa ako si urukoropa iby'inkoko ntambaza iby'inkoko arabizi iby'inkoko hari ikintu bizi wowe ukoropa ase muko twigira mu kandi kabari Ndaje gatoya. sibyo wavugiye ngo uraza we utabimena aho cari imbere mwagiye mugira icyabupfura uje kuseriva uciye mu mugongo se bazi gukora komande neza wabo ubona bisa neza rwose sa neza se narabirya ngo numve banza ukoremo nyine ese turyoherwe udakuramo twumve nta kintu bashyizeho iyo ubeshye ukabirya wese ukara kutabyishyura umva garuka hano mwiza bite se kandi uyu ni umunyu ni isukari washyizemo umunyu ko biryohereye dore madederi we ukuntu asigaye asa iriya ni minini mukonda uti kariya bakita gute ni ukubunuza ni ukuberwa Kristi meze bite Sawa. ako mana yanjye ubugeni buraryoha reba ukuntu ari gusa neza mbona ukuntu usa we mba none yitama maze utese Meze neza. de story de twarakubuze Namwe nyine murabyumva. aha niho muri kuri rukwabuki Yego sheri ni hano. Seza. mva ni heza Noneho naguze akayaga kaba nimugoroba. Ntabwo ushobora twemeje kubyumva. pe Oya sha n'ibisanzwe. Bite se mwebwe? shani sawa Mumeze neza nawe. kurara wambaye ubusa rero bimeze de story tubwira uko bimeze Ubu se nawe wabibaza ibyo bibazo? mva nyine tubwire Ibibazo bihari ibintu wahuye nabyo bwa mbere na de story nawe urabizi wenda ahubwo wenda icyo cyose cyakabaye kibazwa nka madederi. yega nyibwirira muri make ukuntu bimeze kuko Madederi. wenda nagukurikira Ibintu nahuriye nabyo hano nawe nabikwifuriza. Ariko nuko- Nawe urabyumva nyine nagize ibihe byiza muri make. umva umuntu uri mu kwabuki urumva nararuhutse stress z'ubukwe ntabwo biba byoroshye. Ndasa gute? Urabi. bajyana no igidigi asigaye gusiga sha ntabwo ibyo ni ibikabyo. agatoya n'ukuri Oya sha no kuba mu nzu n'ahantu hari akayaga nawe noneho urabyumva. wajya ubugeni burimo buragumuraho neza pe Ibyo bikabyo cyane. umva urakeye byataye Yego sha merci beaucoup. ariko niko wowe ushinzwe iki hano abantu bari hariya mu cyumba bari kunyabiza papa sava ngenda umuseriveri hano ushinzwe iki waje mu kinwanywa n'abagore wowe ushinzwe kwica ushinzwe hano guseriva bigeze bakubwira yuko ushinzwe ibijyanye n'ubukerarugendo aha ngaha ubundi uyu niwe nyiranababwiraga ushinzwe mariketingi aha ngaha wowe umva akira hano sijya gushyushya isosi cyangwa yireka genda byihuse ibisubizo igenda ndabona ntazi ibyo ari byo aha vuba abantu mu cyumba hariya nta kintu barabona aba nta kintu barabona uri aho ngaho urazunguza amabuno gusa
ariko ndebera n'ukuri kw'Imana umukozi wa hehe ninde wakoropa ganga digi ariko bwira iyo ngirwa mugabo wawe hano muzane hano nonanga mubwire muze hano gira vuba vite urandebera harakurupa ari vuba iki ariko ubu hagize umukiriya umanuka agakubita umutwa twayo hano vuba besire siko mutagira ubwenge ahantu harakorobye ahubwo ndi kumva amazi akwepesha nuko wagira ngo akopeshe ceceka nawe ngiye kuzana turushaho kuwumutsa nakubwiye ngo uvayo uhagarara ahangaha ntabwo nkubwiye ngo wumutseho hagarara ahangaha usubize ibyo nkubaza ninde wakoropaga ni wowe ubu harakoropye ntabwo hakoropye ngiye kuwumutsa nyine waba ubizi amakaro uko anyerera iyo adahanaguye neza urabizi umukiriya wahanuka ahangaha agakubitaho umutwe akajya muri koma wowe wamuvuza wowe siko ngiye kuwumutsa ubu ni sangahe wumutsa ahantu kuva sangahe kugeza sangahe subiza ari gukorwa Christina Kidomange uriye washyizemo imiyaga kabisa turumbukayo hano siko ibyo bintu ni ngombwa kweri ngo dukore ibintu nk'ibyo kabisa aba bakiriya bari muri iki cyumba babaserivye kare kose se gendagaho utagonga niwe ufite impuhwe wenyine se abandi bakiriya banjye bo ntago bahagwara iyo abakiriya baje bakicara hariya iminota igashira ari 30 nta kintu bafite cyo kunywa uri mu kinwanwa hari wavugaga iki hari ko nta kintu twagwishe mwana uriye radio uriye televiziyo umuseriveri hano ahembwa ibihumbi 30 bye kompuri ubwo muri babiri nangaye si 60 kubitaho 60 uraririra nde amafaranga yanjye yo muyanyishura mbere ubu ngubu mba maze kurangura ibingana iki nkaba nishyuye nkaba nungutse ibingana iki urarira ariko shashare hano ufite ninde ndabona atari mu kabari bagize sha uri kubara hano ninde ibihumbi 219 murarya saa sita mukarya nimugoroba mukarara 30 ku kwezi mumaze iminsi 7 ukwezi kuzashira ryari none murimo no kuzeduka muri business mwebwe ndiho umuntu abangaje nk'abaseriveri serive nibura umukoroperi koropa bye kompuri wafasha bifite tugashaka kandi twitonze oya tangura muri konje hakanye bakomeze bakora ufite konje igihe kingana iki amezi 2 se none murava muramukura muri konje isa mu cyumweru kimwe mwebwe mwamutumye icyo munywa uyu se ntimwari muhagararanye uyu se akora iki si umuseriveri iki se ko museka ubu se digidigi kamyo yarafite umuhanda akangira reka twigende iki ubu bari buri henshi ubu bari buruzuye namwe muzima tujye mu minota 45 kugira ngo turi kwikopesha ariko se murirukana ikibazo kiri aha nk'abaturanyi cyangwa abantu dufatanya aho mwamfasha ngo tukagikemura muri ni mugenda ku buryo bya minota 45 ari mugiye se n'usanga abana se kumwera handi mujya wicamura mu masaha yanyu ni nibyo ngibyo
ni muzunguze ubwo kirimbuzi muhamagaye wavuga icyo muri kumwe. Izunguze mpamagaye kirimbuzi wavuga ibyo wisunguzamo. Wagize ngo ndamuyobewe. Si uko kujomba umushito w'icyuma n'ubwo itagikoreshwa. Aba ni abaseriveri ahangaha muranyumva neza. Bitabaho. yari afite aracyapendinga. Baje hano muri honeymoon. Uranyumva neza. Barangije kugira ngo banyishyure amafaranga bafashe inzu yose baravuga ngo ntazagire wongera kugucumbikamo. Bati ni iminsi 2. Uwa gatatu bati butwihanganiye amafaranga naragera kuri konti. Bamaramo iminsi 4. Barangije bashaka gutoroka umukozi dere nguriye. Abafata bamubesha yuko nagize ne ngo bavuganye nanjye bayanshyiriyeho. Amahirwe mba ndaje. Nsanga ntayo bashyizeho. Mbwiye uwo mugore ngo atajye mu rugo umugabo asigara akora akazi ati sinsiga bintu byanjye. Ndabwira noneho ni muze mujye murara mu kazu k'abakozi hariya kwakwanya kubera yuko muri honeymoon hanyuma mukorera ayo mafaranga. Zasige bakoze isuku sinaharara ngiye bahangiye. Urumva honeymoon afite ngo akazi keza akahe afite imodoka ngo mu muhanda ibahe abashoferi kuki bataje kuveresa ariko ngo mbabwize ukuri mw'abana mwe nitujya kurongora tujye tuvuga tuti ndongoye ndi umukene honeymoon yanjye ni ubukene reka tujye mu gihuru turire yavoka n'imineke dutahe. Ndongoye ni umukire tujye muri hoteli tubasha kwishyura. Ndongoye ndi mwayene tujye muri moteri. Okay sawa. Kazima abantu babibonye kandi bumvisha ubutumwa ko kwirarira atari ngombwa mu gihe cy'ubukwe. Genda muzinga ibyanyu mugende mumvira. Ndababaraye ni mujyane. Genda muzinge. Osh. Mugenda muzinga mugende. Rya vana usubira mu kazi. Kakanya boss. Akakanya se ubundi mukozi ubundi afata konji y'iminsi ngahe mu mwaka. Ntabwo afashe iminsi 15 ujya gusura nyoko. Narayifashe. Hari hasigayemo ingahe? 15. Birumvikana. Bari abakoze iki? Ibyumweru bingahe? Icyumweru n'iminsi 2. Birumvikana. Ubwo usigaranye iminsi 5 yawe. Gera vuba rero. Mbwira baduha kadize. Reka mba serive ubwo nyine nakundi mwihangane. Seriva nyine abasigara. Namwe mwe murafata iki? Sawa. Kuko cyari kigamijwe so kubafatirana bariya. Ariko bumve ko ari isomo. Urirarira kuri ndetse.